Hello my friends, what's up? The answer is Sky. This is your girl Kuzuba Diana from the Kuzuba Mirror. Aka kanya ndashaka kugira ngo turebe impamvu benshi badasobanukirwa agaciro kabo. Abantu benshi nyine batajya bumva agaciro bafite. Buri muntu afite agaciro akariko kose. Kuki abantu benshi batabizi mbese? Kuki abantu benshi babayeho biyanga, bitakariza icyizere ndetse bamwe bakibaza niba hari icyo bamaze. Uyu munsi turi buvuge ku mpamvu abantu benshi batakaza kumva agaciro kabo, nyine bakumva batakaje agaciro kabo. Nibyo tugiye kurebera hamwe, ndetse tunavuga uko wakwiyubakira niyo waba waragatatanyije nyine, cyangwa se niyo waba waragatakaje, ukuntu wakwiyubakira nyine, wakiyubakira ak'agaciro kawe. Agaciro k'umuntu si ibintu afitanye n'undi, ahubwo n'uwo ari we wenyine. Abantu benshi bumva ko bafite agaciro iyo bakunzwe n'abandi, bafite amafaranga, iyo bamenyekanye, cyangwa se iyo batsinze mu buzima. Ariko ibi byose ni ibintu bihita, temporary things. Iyo bigiye agaciro kabo karazima. Ariko nyamara agaciro kawe si ibintu, si amazina, si amanota, si like za social media. Agaciro kawe ni wowe wenyine, uko waremwe, uko utekereza, n'uko ubaho mu kuri. Impamvu zituma abantu bibagirwa agaciro kabo, icyambere harimo amateka ababaje. Abantu bamwe bakuriye mu buzima bw'ivangura, gukubitwa, gusuzugurwa, cyangwa kuvugirwaho nabi. Iyo ubwiwe ko uri umuswa, udakwiye cyangwa udasobanutse, igihe kinini urabyemera. Ikindi ni uguhora ugereranywa n'abandi. Ese kuki utameze nka runaka? Reba uko yigenza, wowe ukora iki? Nyine guhora mu isiganwa ryo kwigereranya bituma wumva ko uri munsi, aho kugira icyizere ugira ipfunwe ahubwo wowe. Ikindi ni ukwishakaho amakosa gusa. Nta kintu cyiza byo wishaka, wowe wishakaho amakosa, cyane ko hari abibuka gusa ibyo bakoze bibi, biyita ibicucu, abanyabyaha, abatereranywe. Bahura mu gitutu cy'ahahise aho kuba mu cyizere cy'ejo hazaza. Uburyo bwo gusubirana agaciro kawe rero ni ubuhe? Menya ko waremwe byihariye, nta wundi muntu usa nawe neza 100%. Ubwenge bwawe, uburanga bwawe, ibitekerezo byawe ni umwihariko utagira aho ugereranywa. Nta muntu wagomba kukubwira uwo uriwe. Ibyo si inshingano zabo, ni uburenganzira bwawe bwo kwimenya. Wemere ibyawe utitinya. Iyo wanyuzemo amakosa wakoze ukayacamo, cyangwa se ibikomere, byose ni ibice bigize ubuzima bwawe, ariko nta na kimwe kiruta wowe. Ntukiyange cyangwa wihunge, ahubwo ujya wifata, wihobere, wibwire ngo komera. Ikindi gira icyo wemera ukora, uko waba umeze kose. Waba udafite byinshi, ariko iyo utangiye kugira icyo utangiza, uca inzira y'agaciro. Ntiguci intege kuba utaratangira kure. Nyine tangira kuri bicyo ufite, uzagera kuri byinshi. Gira ikintu wowe wemera wikorera, uvuga uti iki kintu ninjye wakikore, bizagufasha kwigaragariza icyizere, nyine bizagufasha kubaka ko wiyumva ko ufite agaciro muri wowe. Ukoresha icyo ufite aho uri, niho hazakubera impinduka. Reka ngo nta muntu waremwe atagira agaciro, ariko abantu benshi burya bararya, bakaryama, bagakora, bagakundana, ariko batazi neza uko bitwara nk'abantu bifitiye agaciro. Kwimenya no kwesha agaciro hamwe no kwiyubaka si impano, ahubwo ni urugendo. Urugendo rutangira iyo wemewe, niyo wemeye ko ukuri bihagije. Iyo wemeye ko kuba wowe utandukanye n'abandi atari ikibazo, ahubwo ari impano, nibwo ubuzima bwawe bugenda neza. Nibwo urwo rugendo rutangira rwo kwimenya no kwiha agaciro. Banza umenye ibi ngibi, ko nta muntu ugomba kukubwira ko uri uw'agaciro. Nta n'umuntu ugomba kukugenera igipimo cyawe. Agaciro kawe waragahawe, ndetse ugahabwa utaranavuka. Ubu niwe ugomba kukemera, kwiyemerera ko ugafite, ukakemera ko ugafite ako gaciro kawe. Uri umuntu w'agaciro. Ibyo unyuramo byose tekereza ko uri umuntu w'agaciro. Nta muntu uzakugira uw'agaciro, uri umuntu w'agaciro ndetse unakomeye cyane. Reka ngo nibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu ya The Kuzuba Mirror. Ikiganiro nakagaruka. Ciao.